Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunzi ba Ndenganura TV, mpirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'abaharanira ko abantu bagomba kubaho mu bwisanzure bwabo, baharanira ko buri wese agomba kubaho nka mugenzi we. Aho muherereye hose ku isi nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Rero murazi ko narindi mu nkubiri yo guhuriza hamwe abantu bashaka kurwanya ubutegetsi bwa Kagame, mbese bashaka kwibohora no kubohora bagenzi babo baboshywe n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR ye. Hanyuma rero muri iki kiganiro ngiye kubagaragariza zimwe mu mbogamizi ndetse n'ibibazo n'ibisubizo byabonetse akaba ari nabyo bimwe muri ibyo byashingiweho imyaka 30 yose ikabishize abantu batabasha kwishyira hamwe kugira ngo basenyere umugozi umwe. Ndagira ngo rero ibyo bibazo nk'uko nabibonye nagiye mbishakira n'ibisubizo byabyo, kandi namwe abakurikiye ikiganiro muraza kutubwira neza namwe ubwanyu nyine uko mubibona n'uko mubyumva. Ndetse hari inama zagiye zitangwa n'abandi batandukanye, ndetse akaba n'inama yanjye. Ibyo byose ndagira ngo mubikurikire, kandi namwe ubwanyu mumenye ko ari ngombwa ko mutanga umusada wanyu w'ibitekerezo ndetse n'undi wose wasabwa kugira ngo tuyibohore, tubohore igihugu cyacu, ndetse banyarwanda banyarwandakazi tubohore n'abantu bose baboshywe n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR inkotanyi yiwe. Mbere yuko ntangira ikiganiro ndagira ngo maze nshimire Imana yo mu ijuru, Imana twasenze, kubera ko amasengesho yacu n'ay'abandi yagiye agira iki umumaro mu buryo bugaragara. Uyu munsi barimo baravuga yuko Kagame ashobora kuba yapfuye, ariko ibi ntabwo ari ibintu bikwiye kurangaza imirimbanyi, kubera ko Kagame si we kibazo gusa, ikibazo ni ubutegetsi bwiwe. Niyo mpamvu ngiye mu buhirimbanyi bwanjye navuze ni tugomba kurwanya Kagame na FPR inkotanyi yiwe. Muri make FPR inkotanyi ni bagenzi bacu, n'abanyamuryango, n'abana bacu, bamwe mbese ni imiryango yacu n'inshuti zacu. Ariko kugira ngo bitwe FPR nuko barimo imyumvire n'amahame bya FPR nyine bikomoka kuri Kagame n'agatsigo kiwe babashyizemo kugira ngo nabo bahinduke abantu babi nkabo. Gusa rero Imana yo mu ijuru irimo iradutabara, kandi yapfa atapfa ibyo ntabwo ari ibintu bikwiye kurangaza impirimbanyi. Mugomba kumenya ko kuryanira umuheto ari byo bintu bigomba kuba biri mu mpirimbanyi iyo ari yo yose. Nta mpamvu yo kuvuga ngo umuntu yapfuye ngo twishime, ngo wese yapfuye twungutse iki, niki tubonye. Aha rero tugomba kwibohora tutitaye kuri byinshi byamvaye na njyahe, kandi nta mwanzi uwo tugomba kuvuga ngo uyu ngo yarakomeye ngo none ngo aragiye. Umwanzi wese aba ari umwanzi, kandi ugiye niba yanagiye koko agiye we ku giti cye, ariko uko yasize yangije igihugu n'ibibazo tubigomba guhura nabyo nk'abantu dufite wenda nk'amahirwe yo kuzinjira mu kiriya gihugu bamaze kucyangiza cyane, iba tuzahura nabyo tuzakomeza kubyirengera dushakira n'ibisubizo byabyo. Imana rero yo mu ijuru turayishimira aho ngaho, kandi n'ibindi zabidufashamo. Imana ishimwe cyane mu isi no mu ijuru, icyubahiro kibi cyane icy'Imana. Ni twebwe tugomba kuyishima, n'abandi bakazayishimira, ariko twebwe nk'impirimbanyi twebwe two gufata umwanya wa mbere wo gushima Imana mu buryo bwose bushoboka. Sawa. Rero muri iki kiganiro nk'uko nabibabwiye, imyumvire itandukanye, ni ukuvuga ngo ibibazo n'ibisubizo by'imbogamizi zituma abarwanya ubutegetsi bwa Kagame na FPR badahuza ingufu, ariyo nayo mpamvu nyine yo gutsindwa. Aha rero icya mbere twabonye ni imyumvire itandukanye y'abarwanya ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ye. Aha rero muri iyi myumvire mwumve iyo myumvire uko bamwe imyumvire yabo kwiteye. Ndajya mvuga imyumvire ntabwo ari igisubizo cyayo, kuko izi ni imbogamizi cyangwa ni ibibazo. Ku cya mbere hari abafite imigambi yihariye itari yo kubohora igihugu, itari yo gutabara abene igihugu, na itari no kwibohora ku giti cyabo. Abo bafite iyo migambi rero imeze gutyo, abafite imigambi nk'iyo ngiyo, igisubizo cyabyo dore ngiki: kwibohora cyangwa kubohora igihugu n'abandi bose baboshywe n'ubutegetsi
bw'igitugu cya Kagame na FPR inkotanyi ye ni inshingano zacu cyangwa ni inshingano za buri wese. Ntugomba kwicara ngo uvuge ngo ngenda shinga ishyaka ariko nzayibana naryo imyaka 200 nibereye mu buhunzi. Ni ngombwa ko buri wese agomba kugira gufata inshingano n'ububasha bwo kubohora igihugu cye ndetse no kubohora abandi ku ngoyi bashyizweho n'abategetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ye. Indi myumvire ya kabiri, abandi baravuga bati hari abatemera ko abahutu bishwe bakorewe jenoside. Ni ukuvuga ko hano harimo abatabyemera ariko hari abandi babitsimbarayeho. Aba rero ntushobora kubahuza ngo bikunde, ariko igisubizo gihari kuri twebwe ni ikihe? Igisubizo ni uko tugomba kugaragaza imiterere n'ibimenyetso by'imigambi n'ubwicanyi bwakorewe abahutu, nuko ubu bayobowe n'ubutegetsi bwabishe imibereho y'ubu ngubu abo bahutu bafite. Aha rero ubundi ntabwo ari umuntu wicara ngo yemeze ngo iyi ni jenoside. Abantu bateganya amazina kugira ngo jenoside y'abatutsi ijye kwemerwa, mwumvisha aho byahera bamaze bavuga ngo ni itsembatsemba, ngo ni itemabwoko, baza mu bintu byinshi kugeza Kagame na FPR ye bemeje yuko ari jenoside, bajya kubyemeza amahanga mu kinyoma gikomeye cyane, ibintu byemerwa gutyo. Niyo mpamvu rero abanashyizeho n'amategeko avuga yuko umuntu wese wemeza ko hari indi jenoside yabaye ngo abapfobeje iyo bo bemeje, kandi iyo nyine yabaye ni iy'abahutu bishwe nabo, kugira ngo iyemewe ibyo bakoreye abandi bavuga ko bishe abatutsi nabo byabakorerwa. Murumva rero ko uru rugamba rukomeye cyane, ntabwo twebwe nk'impirimbanyi tubereyeho kubeshya abaturage ngo ibintu byabaye abantu bahari tureba tubyirengagiza. Imfubyi za jenoside zirahari, abapfakazi ba jenoside yakorewe abahutu barahari, ndetse hari n'abacikacumu bayo, nubwo bamwe bari mu gihugu bashobora no kubica, nk'uko bavuze ko hari abantu FPR inkotanyi yageze ku butegetsi bw'u Rwanda bariho mu kigero cy'imyaka runaka, barayivuze ko abo bantu bose bagomba kuzicwa kugira ngo amateka y'ibyo bakoreye abaturage babibona yibagirane. Aha kandi ku rwego rw'abahutu gusa, kuko abahutu urumva nibo bagitsimbara bavuga bati natwe twarishwe, ngaba abishwe muri twebwe, ariko hakabamo n'abatutsi nabo babibonye ndetse baranahaguruka. Uwiteka Imana ibashime cyane, nako Uwiteka Imana akomeza abane nabo, baba bari mu magereza n'abishwe. Nzi neza ko Imana ntabwo izabasha gutesha agaciro ubuhamya batanze. Ni nabo batumye n'abahutu bamwe bari baragize ubwoba, babona inzira nabo zo kuvuga, bemera gushyira ubuzima bwabo mu kaga kubera ko babonye ubafasha kuvuga ibintu ukuri nk'uko byagenze koko. Abo rero Uwiteka abaho umugisha simbagarukaho, kandi barafunzwe bamwe, abandi barishwe, abandi bari mu itotezwa riteye ubwoba. Hanyuma rero indi myumvire ya gatatu, hari abashaka ko ubutegetsi bwa Kagame na FPR bwakurwaho hakayobora undi mututsi, kuko ngo aribo bashoboye. Kuri iyi myumvire twebwe aho duhagaze, cyangwa njye aho mpagaze nk'impirimbanyi, kubera ukuntu abahutu bababajwe cyane n'ubutegetsi bw'abatutsi kugeza n'ubu bukibababaza, bukibabuza uburenganzira bwose bwo kubaho nk'abantu. Ni ngombwa ko tuyoborwa n'ubundi bwoko. Igihe twatugize amahirwe igihugu cyacu tukakibohora, ni ngombwa nifuza ko twayoborwa n'ubundi bwoko, kubera ko mwibuke ko abatutsi bavuze ko bazatuyobora imyaka irenga ibihumbi, ngo kubera ko bazi gupanga ngo amayeri menshi, ngo muri ayo ngo bapanze ngo bakoreshemo nk'abiri gusa mu mayeri ngo arenga igihumbi. Birashoboka ko bashobora no kwinigirira Kagame bakamwica mu mayeri bafite, kuko ni ihame. Ibi ntago ari ibintu by'ibihimbano cyangwa baba biza aka kanya. Abazi amateka mujye mubabaza ukuntu icyo bitaga kunywesha umwami, kunywesha umwami kugira ngo bamwice hanyuma umuhungu wamusimbure. Ibi rero barashobora kubikora cyane ko ni ibintu baba barumvikanyeho. Nayo mpamvu nka Kagame yagiye akora amabi menshi, bakamwihora bavuga bati igihe nikigera tuzagukuraho kandi nawe ntuzatugore. Ibi rero kubyumvikana bakagira uko bigenza n'ibintu bishoboka. Niyo mpamvu twebwe impirimbanyi ntago ngiye ntashyigikira yuko umutwa kujya kwiberwa n'umututsi mu gihe twaba tukibohora, kubera ko bagiye bavuga yuko twebwe abahutu tudashoboye, nta kintu kimwe twakimarira mu isi, kandi bakanarenzaho yuko ngo n'Imana yacu bayishe. Kigiye rero mu buhirimbanyi bwacu twemeye ko ari we tujya imbere, nubwo yaba ameze gute mu izina ry'ubututsi. Ntago iki kintu ngewe nagishyigikira.
aha ntabwo sitati yacu yaba igaragaye neza kandi murumva dufite ibibazo byinshi tugomba guhangana nabyo. Gusa simvuze yuko atajya mu zindi nzego, ariko kuba perezida ni ikintu mbona yuko gikomeye cyane, bisaba kukinyumvisha mu bundi buryo. Ahandi hari abandi bemeza ko bategereje imishyikirano badakozwa iby'intambara. Aba ni babandi bicara bakavuga bati twebwe dutegereje ko Kagame na FPR ye bazicara ubumuntu bukabazamo, mbese bamaze kurengwa bakavuga bati ngaho nimuze tuganire. Aha rero nk'impirimbanyi yakurikiranye iby'imitegekere ya Kagame na FPR inkotanyi ye, n'igihe bahereye bariho, ntabwo ngiye shyigikiye imishyikirano cyangwa imyumvikane iyo ariyo yose. Turazi neza imishyikirano yabereye Arusha, yahuzaga ubutegetsi iziranyeshyamba Kagame na FPR barwana n'ubutegetsi bwa Habyarimana, havuyemo urupfu, ubwicanyi bwo kwica kuri ibihugu babiri, ndetse ni nayo yabaye intandaro ya jenoside n'amahano yose yakwiye isi yose. N'uyu munsi tukaba twabona amahirwe yo kubaho ngo dutuze nk'ikiremwa muntu, ngo twumve ko dufite natwe uburenganzira bwo kubaho mu isi nk'uko Imana yabidushyizeho. Niyo mpamvu rero njyewe sinshyigikiye imishyikirano, kuko imishyikirano y'abagabo murumvikana bakagusinyira cyangwa bakirwazarwaza bakohereza ababasinyira, bo bakaba bari gutegura ubundi buryo bagomba kukwivuna no kukwicana n'abawe bose n'abagushyigikiye. Imishyikirano yabo ntabwo bayifata nk'imishyikirano, ahubwo bayifata nk'urwego rw'ubutasi bwo kureba ninde ukomeye muri aba ngabo. Aho rero imishyikirano njyewe ntabwo nshyigikiye nk'impirimbanyi. Abandi rero baravuga bati hari abumva ko aribo bagomba kuyobora kubera impamvu zikurikira. Mwumva impamvu zikurikira, bo bashinja bavuga bati mu by'ukuri koko ibindi byose twabikora tukabyemeranywaho, ariko ni twebwe tugomba kuyobora kubera kumara igihe kirekire mu buhunzi. Kuba umuntu amaze imyaka 30 cyangwa 60 cyangwa ingahe mu buhunzi, ibyo ngibyo akumva ko agomba kubishingiraho, avuga ko ariwe agomba kuyobora igihugu. Ikindi, kuba bafite amazina azwi cyane, ari abatunzi cyangwa ari abakire. Umuntu yarahunze ageze hanze, cyangwa se niba ubutunzi ndashaka ko yarabuhunganye, abo umukire wari urangiranwa aramenyekana, ubwo birumvikana ko hari n'ibikorwa yagiye akora wenda birebana n'ubuhirimbanyi. Ibyo rero bigatuma avuga ati ibi ngiye nabishingiraho, ari ngiye ngomba kuba umuyobozi wanyu. Icya gatatu, amashuri menshi. Hari abagize amahirwe yo kujya hanze, bagira uburyo bagomba kwiyoruganizamo, bamwe biga ku nkunga z'abagira neza, abandi biga ku bushobozi bwabo, abandi basigaye mu Rwanda nkatwe banyagupfa na banyagukira. No kwiga umwaka wa mbere primaire ukawurangiza byabaga ari ikintu gikomeye cyane, ibingi abantu bashobora kubyumva, ariko none umuntu akavuga ati kubera amashuri ngiye mfite menshi, ni ngiye ngomba kugira gute kuyobora mwebwe. Ikindi, kuba bayoboye amashyirahamwe, imitwe ya politike cyangwa za muvoma n'ibindi bizwi. Aho ngaho bakavuga bati ngewe ntabwo nataye ishyirahamwe politike yanjye, ntabwo nataye parti politike yanjye, ntabwo nakemera no gukora ibindi bintu byose, twubatse izina rirakomera, none rero ni twebwe tugomba kuvamo abayobozi bazabayobora ku rugendo rw'impinduka, ndetse tukazanabayobora tugeze hehe mu gihugu. Aho rero hari n'abandi bavuga bati kuba bafite cyangwa bayoboye imitwe yitwaje intwaro, kuko murabizi hari benshi bagiye bitira ko bashyizeho imitwe yitwaje intwaro, ugategeza ibintu ikora ukabibura. Ariko icyo ngewe nemera nuko bamwe muri bo koko iyo mitwe iriho, cyane cyane nk'uriya mutwe wagarariwe na FDLR, ari nawe wavuye mu Rwanda, wahoze ari gisifari zari ingabo za Habyarimana zitsinzwe, zigenda uyu munsi ari impunzi. Ubutegetsi bwa Kagame bwatubwiye ko babamaze, uyu munsi nanjye ndemeze ko batakiriho. Kubera ko batubwiye ibintu batubwira byose bari ukuri, nanjye ndemeze ko batakiriho. Ubwo ni ugufonda indi, impunzi zose aho ziri mwitegure, zatubageraho tubasaba none uryamanye iki? Uryamanye ubu yazarishyire hejuru. Ariko iyi nkuru yageze umuntu w'umugabo afite inyenyeri zirenga 10 cyangwa 5, aremera akajya imbere y'abantu ngo twabamaze, ngo twabatsembye, yarangiza ejo agatinya gusubirayo. Ntacyo. Hari n'indi mitwe myinshi hariyo, ntabwo nayirengagiza, n'abayobozi bayo wenda bamwe sindana bamenya neza, ariko ndagira ngo banyarwandakazi,
namwe impirimbanyi mutsikamiwe n'ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame muze kudufasha kumva niba koko iyi myumvire tugomba kuyigumamo cyangwa tugomba kuyireka tugaharanira iki uburenganzira bwacu mu gihugu. Hano ku gisubizo cy'ibi ngibi ndagira ngo mbabwire ko ubutegetsi buva ku Mana. Ubutegetsi buva ku ki? Ku Mana. Abumva ko aribo bagomba kuyobora kubera impamvu zitandukanye babiterwa, dore ikibibatera cya mbere. Aho ngaho ni analize yanjye, namwe muzakora iyanyu. Kudakunda igihugu nabo ubwo butegetsi bubangamiye ubwabyo, kuvuga ngo ntayobora, ngo nibyo muri Kagame yigeze kubwira bamwe mu bari bahanganya nawe, bavuga ngo tura tugabane nibanga bimeneke. Niba atari njye mbaye umuyobozi, abapfa nibapfe, mbese ibi nanjye nibashaka bazananyica, ariko ntaguhaye imbaraga zanjye ngo twibohore. Ikindi ni ukutamenya imiterere y'ubutegetsi barwana nabwo, imiterere yabo, ngo bamenye ideology bafite, umenye ko nubwo wanga guha imbaraga zawe abagufasha kurwana, ejo cyangwa ejo bundi nawe uzisanga bagufashe bakakujyana aho bagomba kukujyana. Iki ntabwo uramenya ideology bafite yo kurimbura bene wanyu cyangwa se n'inzira karengane zindi. Uramutse ubifite ukaba ufite n'umutima w'umuntu n'ubumana bikurimo, iyi myumvire yose kuvuga ngo ngiye ibi ngibi sinabireka, ninjye nayobora, ibi sinabireka, ninjye nayobora, ibi byose wabyikuramo. Ikindi, imyumvire iciriritse mu bya politike nzima. Muri politike nzima ntabwo abantu bagira imyumvire imeze gutyo. Abantu baremera bakaganira bakagira ibyo bamwe bareka bamanje babyigaho, hakabaho kwemezanya no kumvishanya igitekerezo cya politike nziza nk'umurongo ngenderwaho. Rero twebwe ahangaha nk'igisubizo njye natanze, navuze nti ni ngombwa ko abumvikanye bishakamo abayobozi ku nyungu za politike, bagafashanya mu nyungu za politike. Bivuga ngo abantu bamaze kwishyira hamwe, nge sinzi ngo Jacques ngo ninjye nabahamagaye ngo none rero ngo nimuze ngo abare nge mbayobora gute se. Abantu baricara bakavuga ati none umunya atuyobora agomba kuba ameze gute, ninde uje criteria, urashobora kuba nta nuzujuje urimo, ninde ukurikiyeho, abantu bakarwaza mu nyungu za politike. Kandi abenshi mu bafite n'ibibazo byo kuvuga ngo wenda ngo bazabambura imyanya, bazayibambura se bayishyire imyanya irahari, ahubwo kitahari nuko muteye mwamenya inyungu za politike z'icyo murwanira. Hari inama rero zitangwa n'abandi, ibyo byari ibisubizo, byari ibibazo n'ibisubizo cyangwa imbogamizi n'ibisubizo. Noneho hari inama zitangwa n'iki n'abandi. Umuntu umwe cyangwa bamwe bagize bati, uburyo ninjye babwiraga, uburyo bwawe bwo guhindura ibintu mukoresheje amasengesho nta cyizere butanga pe. Arongera ati, uko bimeze kose warakoze guhaguruka ukamagana ibikorwa by'ubutegetsi bw'inkoramaraso, nabwo ni ubutwari. Naho amasengesho ni nko gusuka amazi ku rutare, ibyihebe ntacyo bitinya. Yavugaga ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi n'abambari bayo. Aha rero igisubizo gihari, ntabwo ngenegeze nsenga kugira ngo Kagame apfe, urumva, harigeze nsenga kugira ngo abantu bari muri FPR bafite imyumvire nk'iya FPR buke basinziye, nk'uko bamumarayika yageze kwica zangabo muri Bibiliya bajya babivuga. Nabwiye mujye musoma Bibiliya cyane. Ntabwo aricyo nasengeye. Mu gusenga no gusaba abandi gusenga, nabasabye ko dusaba Imana iduhe icyambere. Twatangiye turega Kagame ku Mana, twereka Imana ibyaha byose Kagame yadukoreye na FPR Inkotanyi ye ndetse n'abambari babo. Nuko uyu munsi bakidufata, batumye uburenganzira bwacu nk'abantu, kandi aribo batuyoboye, aribo bari bahawe amahirwe kugira gute yo kuturenganura. Baraturenganya, ibyo badukoreye byinshi murabizi, ndetse tunasaba n'Imana kwibuka ibyo twebwe twibagijwe n'ubugome bw'ibyinshi bagiye badukorera. Aha rero tumaze kubyereka Imana ndetse ikanibuka n'ibyo bakoze twebwe tutanazi,
ahangaha Uwiteka nababwiye uko yabigenje. Nyuma yaho nibwo nongeye kubasaba noneho ko tumaze kumuregera Imana kandi ariyo imuha guhumeka, reka noneho dusaba Imana kuduha imbaraga zo kugira gute, zo kumurwanya no kumutsinda. Ibyo ngibyo murumva ko nitwega Imana igomba guha imbaraga, ntabwo ari izagenda ngo imwikurireho gutyo gusa hanyuma tubyungukiremo. Natwe dufite inshingano zo gukora. Ntabwo Imana izaduhagurutsa aho twiryamiye ku buriri bwanyu ngo genda ngo intebe yo muri village Urugwiro ngo yabuze uyicaraho ngo mugende mujye kwiyicaraho. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo, kuko no mu ntambara zose Abisirayeli bagiye barwana nta na hamwe Uwiteka yigeze abwira Abisirayeli ngo nimugende mwifatire. Bagombaga kuba barwana babiri cyangwa batatu bakicwa n'abakarimbura imbaga nyinshi y'abanzi babo. Ibyo rero murumva yuko tugomba kugira icyo dukora. Ntabwo nigeze nsaba Imana gukuraho ibyo ngibyo ngo twebwe twicara, ahubwo natwe niduha imbaraga zo kugira gute, zo kwifasha gukora. Ndetse n'icyakurikiyeho nuko nigeze kubabwira yuko Uwiteka yabyemeye byose. Nabyo hari abantu bagiye gusabira Kagame imbabazi, ariko izo mbabazi nizagenza gute, ntizizemerwa. Iryo jwi nararyumvishe, ndetse ndanabona uburyo bamusuzuguye cyangwa se ibyaha barimo bamurega n'imyanzuro barimo bamufatira. Numva nkwiye kugira uburyo nabimenyesha Abanyarwanda, ariko numva ijwi rirambwiye ngo hari uburyo Imana izakoresha kugira ngo iburire Abanyarwanda bamenye yuko ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi yamaze kubuva imbere, yamaze kubutanga, yamaze kubuha ababukeneye. Ibyo rero ndizera yuko narababwiye ibyagiye bikurikiraho, uko yihakanye M23, uko yavuye muri uriya muryango w'ubukungu bwa Afurika y'Iburengerazuba, ndetse uyu munsi akaba arwaye ibiri kuvugwa kuri we nuko ashobora kuba yanapfuye. Ibi ngibi na nyuma y'aho narababwiye ni Kagame nubwo yava mu bitaro ntabwo azakaragira ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo aziyahura. Araho kugira ngo yiyahure, aba bantu n'abanyepolitike mubyibuke neza, kandi barayihebeye. Kumwica birashoboka kuko kwirengera ibintu nagaragaje muri bo nta muntu ashobora kubyirengera, kandi kwiyahura kwiwe cyangwa urupfu rwiwe harimo inyungu nyinshi cyane kuri we no ku muryango wiwe, ndetse no muri politike y'abamufashije gukora ibyaha bitandukanye. Ni nayo mpamvu urupfu rwe rutagomba gukanga impirimbanyi. Turacyafite guhangana ku rwego rwo hejuru. Ntagire uwicara ngo avuye ngo ko Kagame yapfuye ngo abyine. Urabyina neza ubundi nta makuru mufite. Aha rero icyo kintu kirasobanutse kandi kirumvikanye. Kuri kabiri, undi nawe yambwiye ati wari ukwiye kureba mu bariho ukagira uruhande rumwe ujyamo aho gushyiraho ibindi, kandi n'ibihari ntacyo byatugejejeho. Igisubizo rero ndore ngiki. Njye nahunze u Rwanda, nta muntu ahunga ubutegetsi. Iki kintu nacyo cyuma no gukosoka. Nta muntu ahunga igihugu, ahubwo umuntu ahunga ubutegetsi bubi. Njye nahunze rero ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi ye, mfite imigambi n'intego zo kuzaburwanya bukavaho kubera ubugome ndengakamere bwankoreye. Ingero: kunyambura imitungo yanjye yose, kunsenyera, kunshimuta inshuro enye banjyana kunyica, kumpiga amajoro n'amanywa ngo nicwe, kungabaho ibitero by'umurengera, ibitero 365 mu gihe cy'imyaka 10, byose bigamije kumpitana, kunyambura akazi ka leta bakoresheje kumbuza umutekano no kumvutsa uburenganzira nemererwa nk'umukozi. Ikindi kintu gikomeye cya nyuma cyangaragaje ko izingegera guhangana nazo, ngiye kubishyira mu mutima wanjye, nkazagwa ku rugamba cyangwa nanjye nkazazikira ku rugamba. Ibintu ni bibiri. Icyambe iki kintu nicyo kintu gikomeye cyane, kunyambura ubwene gihugu bakanandukanya n'ikintu cyose kinyanditseho mu gihugu, nta tegeko na rimwe bashingiyeho, nta butabera bampamagayemo, kubera ko bampize gusa kugira ngo banyice, bakambura kandi bakabona mbazengereje mu birebana n'inkiko n'imanza. Ibimenyetso byose nari mbifite, ariko noneho baravuga bati kugira ngo uyu muntu azatsindwe,
nanaramuka hagize umurengera kuko bateganya wenda ko bashobora kuvaho hakazaho abandi mu buryo butunguranye bo bakaba bandenganura imitungo yanjye banyibye bakayihomba, bahitamo kunyambura ubwenegihugu. Aho rero ntabwo umuntu wari kuza mu butegetsi ari mushyashya akasanga afite imyaka irenga 40 ntabwo ari mu bwenegihugu kandi ari kugaragaza aho nari ndi icyo gihe. Aha nahise mvuga nti aba bagabo mwaba mwarakomotse ku Mana, mwaba mwarakomotse kuri shitani, aho mwavuye hose ibi bigiye gutuma mpangana namwe. Aho rero murumva ntago bityo rero sinagombaga gutegura uburyo bwo kwibohora niboha ngo mviye mu Rwanda ndahunze ngiye muri pariti imwe kandi nzi ko hari amapariti menshi, ahubwo nashyizeho uburyo kuvuga ngo reka duhurize abantu hamwe, nanjye sina pariti mfite, abemera ko twumvikana ku bitekerezo narinzi ndetse n'ibibazo nzi by'imbogamizi nyinshi ziri muri aya mapariti, tubyumvikaneho birangire. Kuko abantu benshi, abantu bari hanze benshi bafitanye inzika nyinshi, abandi bafite ibindi bibazo bitandukanye, ariko niba navuze ni tugomba kwishyira hamwe, abantu bumvikanye ku murongo umwe tugataha. Nta nubwo n'impirimbanyi zose zifata ikibazo cya Kagame na FPR Inkotanyi n'abambari bayo kimwe. Hari abazi neza yuko ni isaha n'umunota bareka ubuhirimbanyi cyangwa bareka kubeshya ko bafite amapariti bahagarariye cyangwa imitwe irwanya ubutegetsi bakajya mu Rwanda bakabakira, bavuga bati nge ntacyo nishinja kandi nduyu n'uyu ndetse mfite n'abamvuganira bariyo, ngewe rero sinjya kurwana n'iki n'aba ngaba n'aba. Ibyo rero murumva yuko ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu abantu icyambere cyo naje kubwirwa mu gihe nasabaga Imana ko iduha imbaraga zo kwishyira hamwe kugira ngo duhuze ingufu zituma buriya butegetsi bwa Kagame tubukuraho. Ngewe nabwiwe neza yuko kwishyira hamwe twese ko bidashoboka. Niyo mpamvu rero abagomba gutaha nibatahe, abadataha musigare nimwebwe muzakira aba Kagame bahunze n'abana babo, ubwo nange muzaza muturwanya nta kundi. Ariko ikibazo cyo ni ukuvuga ngo nitugendera mu kuboko k'Uwiteka uzaguruka wese aturwanya, Uwiteka azagira icyo amubwira, kandi niba tubeshya ngo turi mu Mana atarimo turi, natwe ntituzagera iyo tujya. Hanyuma rero icyo ndagishoje. Hanyuma hari inama rero zanjye ngewe natanze kugira ngo tubashe gutsinda ubutegetsi bubi bwa Kagame na FPR Inkotanyi. Ni ngombwa ubwo ni kuri nge n'abandi mwese, ni ngombwa ko ibintu tugomba kubihurizaho, kumenya ububi bwabwo, kwiyumvamo imbaraga zo kuburwanya. Tugomba gusobanukirwa ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi ibibi bukora, ndetse twumva ko dufite imbaraga muri twebwe zo kugira gute zo kuburwanya. Ikindi tugomba gushyira inyungu za politiki imbere y'ikintu cyose. Igihe cyose uri impirimbanyi cyangwa se wumva ko ugomba kubayo cyangwa ugomba kuba umwe mu batera inkunga impirimbanyi, ugomba gushyira inyungu za politiki imbere y'ikintu cyose. Ahangaha imbere y'iki ngiki haza Imana gusa, hagakurikira inyungu za politiki. Ikindi tugomba kubabarirana, tukagaragaza ubumuntu n'ubumana muri twebwe no mu mikorere yacu. Mu by'ukuri twese nge nta muntu nita umwere, n'utaravuka ntabwo ari umwere. Ariko hasi ngarutse k'ibyo n'ijya Kagame na FPR ngo abahutu ngo abana babo ngo bazajya bavuga ngo ari abajenosideri, hanyuma ubwo abatutsi bavuge ngo ari abacikacumu rya jenoside gusa. Twese twarakoze ibyaha, utarakoze ibyaha byo kumwicisha yakoze ibyo kumucisha urubanza, kandi no gutsinda imbere y'ubutabera. Uw'umwere nashima Imana, ariko tugomba kubabarirana, ntitugiranira n'inzika, tugasenyera umugozi umwe. Ikindi tugomba gusenga Imana no kwiga no kumenya ijambo ryayo, kugira ngo rituyobore mu mikorere yacu ya buri munsi, yaba ari tukiri mu buhunzi, yaba igihe tuzaba twabonye ubutegetsi n'igihe tuzaba tuburiho twabonye igihugu cyacu. Ikindi ubuyobozi butangwa n'Imana binyuze mu benegihugu n'abaharaniye
kwibohora. Iki kintu muracyumva neza cyane. Niyo mpamvu umuntu kuvuga ngo ngewe ngo maze za mpamvu zose bashingiraho izo zose dore igisubizo cyazo gikubiyemo aha ngaha. Aha ikindi dukwiriye kugira imirongo n'ibitekerezo bihamye kandi bya gitwari bya politike itugeza ku ntsinzi duharaniye, tukirinda ibirangaza birimo ibi bintu bikurikira. Ibi ni bimwe muri byo. Inkuru ngo Kagame ngo yapfuye cyangwa yarapfuye. Ibi ni ibintu bidusubiza inyuma cyane. U Rwanda rwateye imbere ngo nta warugana ngo arushobore, ngo arimo ngo makamera ngo nta kintu na kimwe ngo wakora, ngo imihanda ngo irirukanka cyane, ngo indege ngo ziri hejuru. Ibi byose mushyire hasi. Kuko twe dukeneye uburenganzira bwacu. Ikindi ubutegetsi bwa Kagame na FPR burakomeye cyane, ngo nta waburwanya ngo bazi kwiruka. Buriya butegetsi bwa Kagame na FPR burimo inshuti zacu, burimo abavandimwe bacu, burimo abana bacu, burimo imiryango yacu, burimo abanyarwanda bemera yuko nabo ubwabo bakoresha igitugu, bikabakoresha ibyaha by'indengakamere mu gihe bo barimo basezera. Nage kari agatsiko ka FPR inkotanyi bagafondeye i Bugande ari abantu 24. Uko bavuye i Bugande bameza abantu barakivangura n'abandi kugeza n'uyu munsi. Nayo mpamvu andi moko cyangwa se ubwoko bwabo bw'abatutsi ariko batavaye nayo i Bugande babumariye hariya muri Kongo, babumarishanya ndetse no mu Rwanda ubwabo. Niba hari abantu barira abacikacumu rya jenoside yakorewe abatutsi bararira. Izampunzi Kagame yavuze ngo yacyuye we nabo bari kumwe, bari abavuye i Burundi, abavuye muri Kongo, abavuye za Tanzania nibo bari bahari. Abo bose uyu munsi bamwe muri bo bararira cyane yo kwarika, kuko bavuga bati imitungo yacu bapoteje mu ntambara yo kubohora igihugu cyangwa yo kurwanya Kagame ntidushobora no kuzayisubizwa ngo bikunde. Kagame n'abarabasenyera nk'abandi, arabambura ibiki byose, akabateranya n'abaturage b'abahutu yasanze mu gihugu, akabumvisha ko bagomba kujya babereka yuko ari bo mana zabo, kandi nabo ibingibi barabizi cyane abari mu gihugu. Bimba mbivuga kugira ngo umuntu ari hanze amaze imyaka 31 adakandagira mu Rwanda ajya amenya ibiri mu gihugu. Ngiye maze umwaka mvuye mu gihugu kandi nagikuriyemo nkibamo, ntabwo rigeze nyihunga, uretse ko naho havaga mu karere kamwe njya mu kandi kugira ngo niyishize ingegera. Mu myaka 10 yose namaze ntabwo nigeze mva ku butaka bw'u Rwanda ngo ndeba ahandi hantu njya mare y'amezi 5 cyangwa 6. Urumva ibyo bakora ndabizi neza cyane. Tuzumvikana kuko intambara, ibi byose ni bimwe mu bintu byo kwirira. Tuzumvikana kuko intambara irasenya kandi u Rwanda rwapfushije abantu benshi, ubuhomba byinshi. Ngo tutegereje kumvikana. Iyi myumvire yose no kwishyira ku ruhande. Aho ni ku nama zanjye. Imyumvire y'urwango rushingiye ku moko, uturere, imiryango n'ibindi, ibyo byose bigomba gukurwaho bigashyirwa ku ruhande, ubundi abantu bakubaka igihugu. Aha rero bavandimwe, inshuti zanjye Nkanura TV, abantu mwifitemo ubumana n'ubumuntu muri mwebwe, kandi mwumva ko mumaramaje mu guhangana n'ikibi kituriho, kubera ko nacyo ntago gituje. N'uyu munsi aje kuvuga mu kanya barantwaye cyangwa bakandogesha cyangwa bagakora ibindi, kibona uko nawe ahuri bashobora kubigukorera. Ndagira ngo mwumve yuko twebwe dufite uwo mugambi ndetse n'izo nama. Namwe niba hari icyo mudufasha mu nama, nimero yanjye ya telefone ndayishyiraho, na email ndayishyiraho. Abantu mushaka kuri Facebook ntago muzambona, nubwo wanyandikira nkagusubiza. Burya ntago iyi Facebook ngiye ndi kwiha agaciro cyane. Shyira kuri email yanjye cyangwa se umamagare kuri telefone. WhatsApp yanjye irahari, no mu minsi iri imbere nshobora kuzaba mfite undi murongo atari uriya ndi gukoresha, sibyo? Rero Uwiteka Imana ikomeze barinde kandi bahamoro n'imigisha biva kuri yo. Murakoze cyane.